umuriro n'ugukongora kandi nyamara waritwaga ko wahagaze imbere y'abantu babwiriza ubutumwa bwiza, ariko ubwo butumwa uvuga ugahindukira akaba ari wowe ubusenya. Uwo wabwirije kuva mu byaha ni we wabimusubijemo, uwabwiye kuva mu bujura ni we wabumusubijemo. Abantu bararushe kubera mwebwe, abantu baratagangaye kubera mwebwe, inzu y'Imana igiyeho igitutsi kubera mwebwe. Shetopi for the star. Ndagira ngo mbabwire ngo umujinya w'Uwiteka, uburakari bw'Imana buraje kandi ntaho muri bubucikire. Biyubakira umunara ariko bawubaka ngo bashaka kubaka izina ryabo, ntago byaramye. Ndagira ngo mbabwire ngo namwe iryanyu Imana ije kubisenya. Uko mwasenye inzu y'Imana niko Imana ije kubase. D'honesty et de bien faudra. Ariko this time ibintu byabaye contre. Sibyo? Uravuga imbaraga z'Imana ariko imirimo yayo ntago ikugaragara. Uravuga imbaraga z'agakiza, uravuga gukizwa, ariko ako gakiza uri mubwiriza abandi ntago turimo tukakubona. Kandi Kristo yaravuze ngo tuzabamenyera ku mbuto za. Imana irambwira ngo ibabajwe n'abantu bakomerekeje imitima y'abaje babagana, y'abaje babasanga ngo babashumbi, babayobora inzira y'umucyo, babayobora inzira y'agakiza. Yego, ariko babagezeho bababera ikigusha. Abari bo babagusha kandi nyamara aba bantu bari baje bavuye mu isi y'umwijima, bari barimo bahunga irimbukiro. Reka twongere tubasuhuze mwebwe mwese abakunzi b'Umugisha Live. Amahoro y'Imana bane namwe, urukundo rw'Imana rubaganze kandi ineza yayo ibatwikire. Muhirwe n'ibyo mukora byose, Imana ihira imirimo y'amaboko yanyu, kandi Uwiteka bishimisha ibyishimo biruta imyaka mwababarijwemo. Uwiteka abashumbusha ibyizige zariye, nta wundi uwo ni Bobo. Iyo niyo ndamukanyo yanjye. Barabambwira ngo irabanezeza. Mukomeze mwandike muri commentaire mutubwire ko ibanezeza. Ndabasuhuje rero uyu mwanya rero turi kumwe n'umutumirwa imbere ya kamera. Ntabwo ntinda, sindi butinde mu bintu byinshi. We wakoze subscribe uhabwa umugisha, ariko nawe utarayikora utarengaho rwose, utayikoze ngo nawe dutera inkunga. Ariko ibirushijeho kurushaho sharinga, uhereza abandi nimba ufashijwe nawe ufasha abandi. Mwami Imana yacu turagushimye, turaguhimbaje uro kwizerwa, uro kwiringirwa, ntawe uhwanye nawe. Ineza yawe nirondoreka, ubuntu bwawe buratuganje, urukundo rwawe urahebuje. Ngo banatwe muri uno mwanya ubane natwe, ukora natwe iby'ubutwari mu izina rya Yesu Kristo. Twese tuvuge cyane ngo amen. Amen, amen, amen. Ikaze papa. Murakoze cyane. Watangira twibwira. Amazina ni yayandi, ni Rwemera Peter. Ndi umugabo ndubatse, mfite umudamu n'abana batatu. Yesu yatugiriye neza, kigeretse kuri ibyo ndi umugenzi ugana mu ijuru. Nanjye ndi mu basiganwa. Peter umugabo muramuzi, bushize yeretse kuduha ubuhamya bwiza cyane. Umeze neza, bavuga imirimo y'Imana yaho yamukuye. Ubu ni umugabo ushima Imana. Harya ngo uracyateranira kwa Minyoni? Niho nteranira, niho mbarizwa. Yego. Nk'ijambo rimwe, ni iki wibukira kuri Minyoni? Si kimwe. Aposo Minyoni. Mwihangane mame wanyu nari mugabanyije titire. Oya. Aposo Minyoni. Oya ni umushumba, so ni byinshi mwibukiraho. Yego. Ni umubyeyi ufite umutima mugari, wa gishumba. Sibye no kuba ari umushumba, nyine ubona ari umubyeyi, arabimerita kuba ari umubyeyi, kandi w'abantu benshi batandukanye. Namubonye abarushye bamusanga, bakagerageza gusubizwamo imbaraga. Yego. Nawe barimo. Afite ijambo ry'Imana, icyo ni kimwe. Muri we harimo ijambo ry'Imana ritavangiye. Ikindi muri we harimo imbuto z'agakiza. Yego. Afite imbuto y'agakiza. Ni nk'imwe yihe yakwereye koko? Oya zirahari Bobo, zirahari nyinshi. Cyangwa yuko nyine oya nkanjye ubarizwa mu rugo. Ndabizi neza ko very sure ko afite imbuto nyinshi z'agakiza.
Okay. yego Ni byiza. yego Peter wakijijwe ryari? Nakijijwe bibiri ntago ari kera ariko nakijijwe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi bishyira 2011 Nibwo wakijijwe? Nibwo nakiriye Kristo nk'umwami n'umukiza. Ubundi mbereza? Mbere ntago nari nyijijwe, sinari nzi n'Imana. Bwabo buhamya. Ntago ari ubuhamya of course, ariko nabivuze ngo byabo buhamya. Yego. Byabo buhamya, ariko mbere ntago nari nzi Imana, ariko icyo gihe nibwo nakijijwe nakira Kristo nk'umwami n'umukiza, ari yo ubwayo inyisangiye. Ujya gufata icyemezo cyo gukizwa, wari wakoze iki? Nari ngiye gusambana. Ugiye? Cyane utabikoze? Nari nazanye tekawe. Babyita tekawe. Wayikuriye? Yari yaje aho ngaho rwose. Ihari? Cyane. Nibwo numvise ijwi ry'Imana. Uhita uyisezerera ze? Nakubwiye ngo byabo buhamya. Ese yimena. Turi aho ngaho muri chambre twari turimo, kuko yari yansuye nabanaga n'umuzungu. Muri bwa buhamya bwashize nabahaye, nuko tutaburangije tuzasubukura, ariko naje kuva mu buzima bwo mu muhanda mbukuwemo n'umuzungu w'umudagekazi. Mbana nawe mu nzu hano za Beretware. Rero icyo gihe nabanaga nawe, ndabyibuka ko nari mfitanye gahunda nawe yo kujya koga mu mujyi n'umuzungu, ariko icyo gihe ndakwepa kubera rendezvous nari mfite. Wari ifite ikiri? Nari mfite rendezvous. Rero turi aho ngaho muri chambre, nibwo numvise ijwi ry'Imana. Numva ijwi riramamaga, ariko mu by'ukuri rimamagara ntabwo namenye ko ari iry'Imana, bitewe ko nuko nta nubwo nari nyizi. Ntabwo nari nyizi, ahubwo ryaramamagaye ikintu cyihutiye mu matwi yanjye. Bwa mbere rimamagara ntabwo nabyitayeho, ko ryaramamagaye ngo Rwemera, hunga udapfa. Ndikanga. None kuko yari umukobwa wo muri quartier kandi ukunda kuducaho nyine abatipe, kandi yari umukobwa mwiza. Ndavuga ni abatipe bamubonye aza, barimo barashaka nyine kumbuza gukora icyo nagambiriye kugira gute gukora. Yego. So ngiyumvishamo gutyo, ariko bwa kabiri riragaruka rirambwira ngo hunga udapfa. Bwa gatatu bobo riragaruka. Imana yagushatse ntago yakubura. Rero nubwo buryo nakijijwemo, iryo jwi rirambwira ngo hunga udapfa. Ikintu cyaje muri njyewe, niyumvishijemo ko kuko najyaga numva babivuga ngo abapfuye bababona bari ku isi, ntuze kunjajinga, kuko niyo myitekerereze icyo gihe nari mfite. Nahise niyumvishamo ko kuko ryari ijwi ry'umugabo, nahise mvuga ubu ni papa uje kumburira, kuko papa yarankundaga cyane. Mu gihe gitoya nabashije kubana nawe muri bwa buhamya nabahaye, n'umugabo mu gihe cye yagerageje kunyereka urukundo nubwo bitatinze. Mbere yuko ukizwa ni ikibazo cya nyuma. Yego. Ni ikihe cyaha wakoze n'uyu munsi ujya ukibuka ukiseka? Icyaha nakoze muri bwa buzima nababwiye bw'ubuhamya twavuzeho bwashize, ndibuka ko nari mfite ubugome bw'indengakamere. Ndibuka ko hari icyaha nakoze kabisa, yo nyibutse. Nabisabiye n'Imana imbabazi, ariko ndibuka ko hari umwana umwe nakubise w'umukobwa, mukubitana na musaza we, ndabakubita mbamerera nabi, mbambika n'ubusa, kandi mu by'ukuri nta kintu gifatika nabahoye. Wabasabye imbabazi? Uwo mwana w'umukobwa yagiye za Kampala, uwo mwana w'umuhungu nawe abazabyumva, niko amakuru nyumva, ariko sindabasha kubabona kuko bari bakiri batoye. Rero ashobora kugukurikira, kandi bigiye gukurikiraho. Yego. Benshi bamwe turebera bamwe muhashize. Yego. Gira icyo babwira ubu none. Aba bantu babaye bambonye cyangwa se babaye bamurikirana, nababwira ngo I'm very sorry. Nukuri bambabarire, narihanye. Peter wari uw'icyo gihe siwe nyiri uyu munsi. Uyu munsi wa none narakijijwe kandi numva ndi proud yabyo. Icyo gihe nyine nuko ntarinze Imana. Ubu kaburi gukoreshwa n'Imana muri narya yitwa Noble, muri Noble Family Church. Ni Noble Family Church. Okay, Noble Family Church. Yes, Noble. Noble famille, Noble.
ni kwa Poso Mignone. Yego. Kabirimo iragukoresha y'imirimo n'ibitangaza y'ibikomeye cyane. Cyambona musengera abantu bakabohoka. Nta birenze. Nawe ugira urambikana ibiganza bo bakagwa. Oya. Izo mpano zari zaza. Oya nago zira. Ngaho twereke iyo ufite uno munsi rero. Yeah, so rero ndagira ngo nishimire kubana n'abantu badukurikiye. Hari ijambo ry'Imana cyase hari message Imana yamaye ku bantu babashumba, ku bantu babahanuzi, ku bantu bakorera Imana. Kanyitegere. Imana yamaye message nejo bundi nta minsi iciyemo Imana imaye ubwo butumwa, ariko ndagira ngo mbabwire ko Imana ibabaye kandi akababaro kayo cyangwa se kubabaza Imana kwanyu kugiye kubateza akaga gakomeye. Nicyo kintu navuga. Ndagira ngo message yanjye nze kuyisasira muri iri jambo dusanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, ibice ni 4 turasoma ku murongo wa 23. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana ibice 4 duhereye ku murongo wa 3 aravuze ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu kuri, mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Amen. Ndasubiramo, aravuze ngo ariko igihe kiraje ndetse kirasohoye ubwo abasenga by'ukuri basenga Data mu mwuka no mu kuri, kuko Data ashaka ko bene abo ari bo bamusenga. Imana ishimwe. Amen. Bobo ejo bundi nari ndiho ndasenga, nakira message y'Imana cyangwa se nakira ubutumwa bw'Imana bw'uko Imana ibabajwe n'abantu bitwa ko bakorera Imana. Mu by'ukuri Imana yabahamagaye muyikorera, Imana yabahamagaye ibavanye kure. Rimwe na rimwe mugenda mubitangamo ubuhamya, ariko icyo gihe uko yabahamagaye muri n'uyu munsi wa none biratandukanye, kandi ibyo bintu bibabaje Imana. Ibyo bintu bibabaje Imana. Imana yambwiye ngo nze mbwire abitwa abashumba, abitwa abahanuzi, mbabwire ngo uburakari bw'Uwiteka burabakongerejwe, kuko mubabaje Imana. Mubabaje Imana. Iyo message narazanditse, ndagerageza kubivuga uko nari ndi mu mwuka. Yego. Ku mugani w'ibyashuro Yohana ngo ndi mu mwuka. Yego. Hari ku itariki 15 z'uku kwezi. Urumva ko nta minsi iciyemo. Yego. Nari niryamiye hari nko mu gihe cyo mu masaa 10 za mu gitondo. Imana ivugana nanjye bino bintu ngiye kubabwira. Imana yarambwiye ngo mbwire abitwa abakozi b'Imana cyangwa se abapasteri n'abashumba bashumbye amatorero, ariko mu by'ukuri batajyagaze mu nshingano zabo Imana yabahamagariye, bimitsinda kuruta kwimika umurimo w'Imana. Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo uburakari bwayo burabakongerejwe. Bimitsinda kuruta kwimika umurimo w'Imana. Donc bashize inda zabo imbere kuruta gushyira umurimo w'Imana imbere. Imana yaramwe ngo nze mbabwire ngo uburakari bwayo burabakongerejwe. Icya kabiri, Imana yarambwiye ngo mbwire abo bashumba ko bakomerekeje imitima y'intama bari bashumbye. Bavuye mu byaha bitandukanye, aho twita mu isi y'ibyaha, baza bahungiye mu nzu yayo, baza bahungiye mu nzu y'Imana, ariko abo basanze ngo bababera ababyeyi, bababera urumuri, bababera umucyo, abari bo bongera kubasubiza mu isi y'umwijima, abari bo bongera kubasubiza mu isi y'ibyaha. Umuntu yavuye hanze ahunze ubusambanyi, ariko ageze mu nzu y'Imana ni wowe ugiye kumusambanya. Imana yarambwiye ngo irababaye, irambwira ngo irababaye cyane. Halazo benefo ya siregrade. Imana yarambwiye ngo irababaye kandi babajwe n'ibyo mwakoze. Bavuye hanze bahunze ibyaha, bavuye hanze bahunze Sodomu, ariko bageze mu nzu y'Imana aho bari biteze gukirira
kandi nyamara ijambo ry'Imana ravuga ngo mu nzu y'Imana turacya cyangwa se imbere y'Imana turahakirira. Ariko bahageze ntago ariko byagenze. Bobo ndagira ngo ubwire ngo hano hanze hari abantu bakomeretse ibikomere bikomeye batakomerekeye mu isi, ahubwo bakomeretse bageze mu nzu y'Imana. Biruta ibyo bakomeretse bakiri mu isi. Yego abo bantu umujinya w'Imana, Imana yarambwiye ngo mbabwire ngo urabaziye. Ube uri bishop, ube uri apostle, ube uri igiki, Imana yarambwiye ngo umujinya wayo uziye abo bantu. Mwebwe Imana yahaye inshingano zo kugira ngo mubere abantu mucyo, zo kugira ngo mubabere umunyu. Niko Bibiliya ijambo ry'Imana ritubwira muri Matayo. Ratubwira ngo muri umucyo w'isi. Ariko aka kanya mwahindutse umwijima. Mureke tuvuge ibintu uko biri. Mwahindutse umwijima. Aho kugira ngo mubere abo ngabo baje babagana umucyo, Imana yarambwiye ngo irababaye kandi ibanguriye umujinya wayo kuri mwe. Baba urabona bino turimo tubona ngo insengero zafunze. Reka nkubwire nta kiraba. Nta kiraba kuko bababaje Imana. Izi ngizi ni ingaruka z'ibyo bakoze. Yego batagangaje ubwoko bw'Imana. Nyibwirira nta dini ngira. Wabyumvise? Batagangaje ubwoko bw'Imana. Rero Imana y'amahoro yarambwiye ngo irababaye. Irambwira ngo dore igihe kiraje kandi kirasohoye. Ngo ubwo abasenga Data Yego bamusengera mu kuri ndetse no mu mwuka. Ariko igitangaje aka kanya turimo turabona abantu batubwirira Imana mu mwuka, ariko twabashaka mu kuri tukababura. Nahangaho ibintu byapfiriye. Okay. Ese ubwo Peter udafite umwuka wo udafite ukuri waba ufite umwuka? Niba twabyita umwuka ntago nzi ikintu turaza kubyita. Ariko iyo baduhagaze imbere cyangwa se iyo batubwira tubona basa nkaho bawurimo. Cyangwa ni ya shusho yo kwera ihakana imbaraga zayo. Yes ati wabimenya. Okay, naho kuri ko ukunda. Rero Bibiliya ijambo ry'Imana riri kutubwira ngo rirashaka ko cyangwa se Imana ikeneye ko abayisenga bayisengera mu kuri ndetse no mu mwuka. Ibi bintu byombi ntibisigane. Nuyisenga uri mu mwuka ariko nitugushaka no mu kuri tukubone. Nuvuga kwera kw'Imana uko kwera tukukuboneho. Ariko this time ibintu